Yobu igice cya 11. Maze Zofari w'Umunamati aramusubiza ati, mbese amagambo y'amakabya ntakwiriye gusubizwa? Umuntu yatsindishirizwa n'uko ari imvuganyi? Cyangwa abantu bakwiriye gucecekeshwa no kwirata kwawe? Igihe usuzugura ntawagukoza isoni, kuko uvuga uti ibyo nigisha biratunganye, ndi intungane mu maso yawe. Ariko icyama Imana ikavuga, ikakubumburiraho iminwa yayo, ikakwereka ibihishwe by'ubwenge bukoreshwa uburyo bwinshi. Noneho umenye yuko Imana itaguhannye nk'uko ibyaha byawe bikwiriye. Mbese wabasha kugenzura Imana ukayimenya? Wabasha kumenya ishobora byose ukarangiza? Biri hejuru nk'ijuru wabigira ute? Biri hasi kuruta ikuzimu wabimenya ute? Urugero rwabyo rusumba isi, n'ubugari bwabyo buruta inyanja. Iyo ihise igakinga igatumira abantu kujya mu rubanza, ninde wabasha kuyibuza? Kuko itayobewe abantu b'ubusa, ibona n'ibigoryi, mbese yabyirengagiza? Ariko umuntu w'ubusa abura ubwenge, ni ukuri umuntu avuka nk'inyana y'imparage. Nuboneza umutima wawe ukayitega amaboko, niba hari ikibi mu kuboko kwawe ugite kure, kandi we kwemera gukiranirwa kuba mu rugo rwawe. Ni ukuri niho uzubura amaso yawe udafite ikizinga, uzakomera kandi ntabwo uzatinya, kuko uzibagirwa umubabaro wawe, uzawibuka nk'amazi amaze gutemba. Kandi ubugingo bwawe buzarabagirana kurusha amanywa y'ihangu, naho haba umwijima hazatambika umuseke. Kandi uzaba amahoro kuko hariho ibyiringiro, ni ukuri uzakebuka ibigukikije, wiruhukire mu mahoro. Uzaryama he kugira ugutera ubwoba, ni ukuri benshi bazaguhakwaho. Ariko amaso y'abanyabyaha aziheba, kandi ntibazabona aho guhungira, n'ibyiringiro byabo bizaba guheza umwuka. Yobu igice cya 12. Maze Yobu arasubiza ati, boshya rimwe bantu gusa, kandi ubwenge buzapfana namwe. Ariko nanjye nzi ubwenge nimubundusha, ese ibyo hari utabizi? Meze nk'ushungerwa n'umuturanyi we, ari njye watabaza Imana ikantabara, none umukiranutsi utunganye bamugize ibitwenge. Umutima wuguwe neza urimo gusuzugura umuntu ubonye amakuba, abanyerera bagenewe gusekwa. Ingo z'abambuzi zirahirwa, n'abarakaza Imana babona amahoro, amaboko yabo niyo bagize Imana yabo. Nukubaza inyamaswa nazo zizakwigisha, n'inyoni zo mu kirere nazo zizagusobanurira, cyangwa uvugane n'isi nayo izakwigisha, kandi amafi yo mu nyanja azakubwira. Muri ibyo byose ni ikihe kitazi ko ukuboko k'Uwiteka ariko kwakoze ibyo byose? Niwe ufite mu kuboko k'ubugingo bw'ikizima cyose, n'umwuka w'umuntu wese. Mbese ugutwi si ko kurobanura amagambo, nk'uko akanwa kumva ibyo kurya? Ubwenge bufitwe n'abasaza, kandi kumenya gufitwe n'abaramya iminsi myinshi. Ubwenge n'imbaraga bifitwe n'Imana igira inama no kumenya. Dore irasenya, maze ntihasubire kubakika, ikingirana umuntu ntihakingurukike. Yimana amazi agakama, maze yayatanga kubika isi. Imbaraga n'ubuhanga bifitwe nayo, umuriganya n'uriganywa ni abayo. Ijyana abajyanama h'iminyago, n'abacamanza ikabajijisha. Niyo yica amasezerano y'abami, kandi ikababohesha imigozi. Ijyana abatambyi h'iminyago, kandi yubika intwari. Imwaza amagambo y'abiringirwa, kandi abasaza ikabaka ubwenge. Ibikomangoma ibisukaho gusuzugurwa, kandi idohora umushumi w'intwari. Igaragaza ibitamenyekana byo mu mwijima, kandi igicucu cy'urupfu igishyira mu mucyo. Igwiza amahanga kandi ikayarimbura, niyo igaba ingabo zayo, kandi niyo izigarura. Abatware b'amahanga yo mu isi bakura umutima, ikabazerereza mu butayu, aho inzira zitari. Barindagirira mu mwijima ari ntacyo bafite, kandi badandabiranya nk'umusinzi.